muri biganza twese tuvuge haleluya. Umuhanuzi umwe ukomeye w'ubuzima bwawe ni wowe. Umuhanuzi umwe w'ubuzima bw'umuntu ni we. Ikosa rero ribaho ni ukubaho utihanurira ugahora uvuga ngo baravuze ngo sinzabigeraho, hanyuma ukabyemera mu mutwe. Niryo kosa rya muntu, kwemera ibyo bavuze kuri wowe no kutagira ibyo uvuga kuri wowe. Reka mbisubiremo rimwe kugira ngo mubyumve neza, hanyuma wumve icyo ugiye gusengera. Ikosa rya muntu ni ukwemera ibyo abandi bajya bakuvugaho. Ubu abantu benshi bagize ubwoba bw'abarozi ngo nuko abarozi hari ibyo babavuzeho ngo kandi bizaba. Uzi impamvu bizaba? Nuko wowe udafite icyo urimo kwihanurira muri iki gihe. Dufate umunota umwe basi, nishaka nanjye ndarambika microphone, ariko ugira ikintu kimwe watura ku buzima bwawe, ugira ikintu kimwe muri uyu mugoroba uhanurira ubuzima bwawe, nibyo biri bivuguruze bya bindi byose bakuvuzeho. Ariko ndatanga, tuvuge amen, tuzamure ibiganza, tuvuge cyane haleluya. Tugiye gusenga, hanyuma ndabona kubwiriza kandi ndabwiriza umwanya munini, ariko munyemerere dusenge. Ntugire usengera, ntugire usengera, ubwire ubuzima bwawe, ugire icyo uhanurira ubuzima bwawe muri uyu mugoroba. Ntusubire hariya ku muryango kwa kundi waje. Njya nkunda kuvuga iki, kavuga ngo habisize ibiri, isi yo kurema n'isi yo kuba mu byo urema. Iyo turi hano tuba turi muri monde de création, tuba turi mu isi yo kurema. Mureke nituzajya tugera hano tugira ibyo turema, kugira ngo nitugere hariya hanze tubibeho. Uzajya uvuga ngo ibi ni bya bindi naremeye mu rusengero ndimo ndaviva, sibyo? Noneho mureke tugire icyo duhanurira ubuzima bwacu, ugira icyo uhanurira ubuzima bwawe. Nutaha utahana ubuhanuzi, kuko ni wowe muhanuzi w'ubuzima bwawe. Reka dusenge Imana. Sengera ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Usenge wiyatureho icyiza. Hanurira ubuzima bwawe muri uyu mugoroba, ugira icyo ubwira ubuzima bwawe, kandi mu izina rya Yesu kibe. Kora mu izina rya Yesu, imbaraga z'Imana zihindura ubuzima. Hanurira ubuzima bwawe, ibyo bavuze ni ikinyoma, vuga ibyo mu izina rya Yesu birasohora. Imbaraga z'Imana zikora, imbaraga z'Imana zihindura. Hindura ubuzima bw'abantu muri uyu mugoroba. Uyu mugoroba turarema, uyu mugoroba turarema, uyu mugoroba turarema, uyu mugoroba turarema. Bibeho mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Turabatsinzi mu izina rya Yesu. Turabatsinzi, turabatsinzi, turashinganye. Ena posari de merigaria, zola manda la forme, sako samerari di meriafo. Hinduka wa buzima we, hinduka wa buzima we, hinduka wa buzima we. Imbaraga z'Imana zihindura. Ubwoko bwawe bwaje imbere yawe Mana, abari bafite imitwaro bayiture. Waravuze ngo barusha n'abaremerewe bose wowe urabaruhura. Abantu nibaruhurwe nawe, abantu nibakurwaho imitwaro nawe. Mwana w'Imana Yesu, abarwayi nibakire mu izina rya Yesu.
abarwayi nibakire. Yo Adonai El Shaddai Imana, imbaraga zawe Yesu mwana w'Imana, ukuboko kw'Imana gukiza, ukuboko kw'Imana gukiza, ukuboko kw'Imana gukiza, imbaraga ziva. Hela somra la liberiste membli la riango samara de ferisra. Urakoze mwami Yesu, tuguhaye icyubahiro kuko twumva iyo dusenze, tugukomeye amashyi menshi dushima izina ryawe. Mana ibahe umugisha. Tuzamura amaboko dutange haleluya nka zibiri gusa, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Mureke tuzamura amaboko twese, tuzamura amaboko. Haleluya, amen. Twongere irindi rimwe, tuzamura ibiganza, tuvuge haleluya. Dusubire irindi rimwe, tuzamura amaboko, tuzamure twese amaboko. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Tugira tujya tugira ikibazo cyo kudahanurira ubuzima bwacu, bigatuma ibyo abandi bavuga ku buzima bwacu ari byo biba, kubera kubura icyo duhanurira ubuzima bwacu. Igihe cyose uzajya ubona umwanya kaziyo, ukabona opportunity yo kuba imbere y'Imana, uzajya utaha wahanuriye ubuzima bwawe, kuko ibijya bibaho ku buzima bwacu ni ugusohora kw'ibyo tuba twaravuze ku buzima bwacu. Ibijya bibaho ku buzima bwacu ni ugusohora kw'ibyo uhora watura, kandi iyo udafite ibyo watuye nico gihe uzubwibwaho n'ibyo abandi batura ku buzima bwawe. Ariko jya ufata umwanya ugerageze kwatura ikintu ku buzima bwawe, uhanurire ubuzima bwawe. Turaganira ijambo ry'Imana, ndabona kubwira aba bavandimwe b'abasore tubana, nkababwira ngo nidushora imbaraga mu kubyina kuriya twahoze tubyina tukava ivyuya, nihagera no kumva ijambo ry'Imana tuzajya tubishoramo imbaraga naho tubira ivyuya. Niko nzambwira urubyiruko bagenzi banjye, noneho tube concentré d'une façon, niba ngombwa ko amashati n'amakoti biroba nabyo birobe, turimo turumva ijambo ry'Imana. Nashatse ko tuganira amagambo avuga ngo akamaro ka Mwuka Wera ku buzima bw'umukristo, akamaro ka Mwuka Wera ku buzima bw'umukristo. Impamvu waje mu materaniro, impamvu naje mu materaniro nuko ibiri bube uyu munsi ni wowe uri concerne. Abatari concerne n'ibi biri by'uyu munsi ntabwo baje mu materaniro. Abaje mu materaniro ya none iby'uyu munsi nimwe bireba. Jya wifuza rero kugira ikintu kimwe wabasha gutahana waje mu materaniro. Bimwe mu byago bikomeye by'umukristo agira kiri hano mu isi ni ugushira inyota y'iby'Imana. Bimwe mu byago bikomeye umukristo ashobora kugira kiri munsi y'izuba muri ubu buzima ni umunsi muri wowe hakamutsemo inyota y'iby'Imana, ukumva iby'Imana nta nyota yabyo ukigira, uzaba waragize ikibazo muri ubu buzima. Cyongereza bajya bavuga ngo only the hungry mindly hungry ngo nibasha kugrowing. Imitekerereze ishonje niyo yonyine ibasha gukura. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma tuganire. Some ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana w'ubutumwa,
ibice 14. Yohana w'ubutumwa ibice 14 umurongo wa 15. Ibice 14 umurongo wa 15. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Amen. Reka tuganire aya magambo, ariko ndagira ngo mbabwire ibi bintu. Mu gihe cy'Abisiraheli, Imana yabanye n'Abisiraheli mu rugendo. Frank yahoze aririmba akabisubiramo, akavuga uburyo ki Imana yabanye n'Abisiraheli. Umunsi wa mbere, umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, imyaka 10, imyaka 20, urugendo ruba rurerure. Hanyuma ndimo nasoma ijambo ry'Imana ryambwiye ibintu bigera muri 3 byagombaga gutera Abisiraheli ko Imana ibabera inshuti, kandi ikababera inshuti ya buri munsi. Ngo mbisanishe n'ubuzima tubamo, sanga nibyo byakatubereye urugero ko tugomba kugira Imana inshuti yacu ya buri munsi. Imana ibwira Abisiraheli, irababwira ngo kubera izi mpamvu, izi nizo zakabateye ko njyewe Imana mbi inshuti yanyu ya buri munsi. Apana inshuti iri particulier, sinzi uko nabyita, inshuti iri permanent, inshuti iri permanent. Dore ibintu Imana yababwiye 3. Ndaza kugaruka kuri iri jambo nababwiye tuganiye. Imana irababwira ngo ikintu cya mbere cyagombye kubagira inshuti zanjye z'umwihariko ni urukundo mbakunda rutandukanye n'urwo nkunda abandi. Urukundo rw'umwihariko nkunda Isiraheli yarababwiye, arababwira ngo impamvu mbakunda si uko muri ubwoko bwinshi, si uko muri beza kuruta abandi, ariko mbagirira urukundo rw'umwihariko. Urwo rukundo ngirira mwebwe rw'umwihariko niyo mpamvu yakagombye gutuma tuba inshuti namwe, inshuti ya buri munsi. Kubera ihe mpamvu, ubu dushobora kubaza ngo ninde ukunda Imana? Ninde ukunda Imana azamura ikiganza? Ukunda Imana nazamura ikiganza. Se burya harimo abatayikunda. Imana ibaha umugisha bakunda Imana. Imana iha umugisha abakunda Imana. Urukundo rw'Imana tuyikunda ni urukundo twareherejwe n'urwoyo idukunda. Ntabwo dukunda Imana, niyo yadukunze, niyo mpamvu natwe tuyikunda. Bibiliya iravuga ngo ntabwo ari twebwe tuyikunda, ahubwo yabanje kudukunda bituma natwe tuyikunda. Urukundo rw'umwihariko ni impamvu ya mbere yagateye mwebwe kugira Imana inshuti. Imana itugirira extra urukundo rurenze. The blessing, umugisha w'Imana itanga uri conditionnel, ariko urukundo Imana idukunda ruri unconditional, ruri sans condition. Umugisha turonka imbere y'Imana ni umugisha ugira condition, ariko urukundo Imana idukunda ni urukundo rutagira condition. Reka mbisubiremo. Duhabwa umugisha by condition, duhabwa umugisha par condition, duhabwa umugisha iyo twubasha amaprincipe, amahame y'Imana. Imana ikakubwira ngo nugira gutya nanje nzaguha umugisha. Mu Gutegeka kwa 2 ibice 28 kwera ku murongo wa mbere hazatangira havuga ngo nugira umwete wo kunyumvira. Urumva itegeko? Hari ihame rivuga ngo nugira umwete wo kunyumvira, je vais faire ceci, dore ibyo nzakora, nzaguha umugisha, nzagira gutya, nzagira gutya. Nugira umwete wo kutanyumvira, hari bitazakubaho, hari umugisha utazabona. C'est par condition tubona umugisha w'Imana.
ariko urukundo rw'Imana ni urukundo Imana idukunda nta kondisiyo. icya kabiri ngo cyagomba gutera Abisiraheli nawe nsoma mu Cyongereza baravuga ngo ni past record, ngo n'iki Imana yabakoreye ejo hashize. babonye aho inyanja icikamo, babonye barya mana, bari bamaze kugera i Kanani. Imana irababwira ngo your past record, ibyo ibyabaye ejo hashize ngo byagombye kubatera kungira inshuti yanyu. nimutekereze mwebwe mbakunda urukundo rutandukanye n'abandi cyane. icya kabiri ngo tekereze ejo hanyu hashize ukuntu ibyo nabakoreye. your past record, imirimo yanjye y'ejo hashize. tuzamura ibiganza tuvuge haleluya. abahanga mu by'Imana bazi gutereta Imana ngo ibakorere ibyo bakeneye, baza bayiteretesha ibyo yabakoreye. Kamisubiremo neza kugira ngo byumvikane. abahanga mu gutereta Imana ntabwo baza bapfukama ngo bayibwire Mana ndashaka iki, Mana ndashaka iki. oya, baza bayiteretesha kuyibwira icyo yakoze ejo hashize. abazi gutereta Imana kugira ngo Imana ikore ibindi bakeneye, baza bayitereta barimo kuyibwira ngo nacagihe warabikoze, nacagihe wabanye nanjye, nacagihe nabonye urimo urabikora. bajya icyo nicyo kiza kirehere, nicyo kiza Imana hafi ngo ikore ibyo itarakora none. nuzotre abandi tugira ikibazo cyo guhora dutekereza ibyo Imana itakoze, guhora twibuka gusa ibyo Imana itakoze. si ihame ryiza ryo kuzana Imana, ntabwo ari ihame ryiza ryo kugira ngo ihame nyaryo kugira ngo Imana tuyizane hafi. bariyo migisha nona Imana ya gahiye uhiba tusige numwe erega ni myinshi yo kudatangaza. umunsi Dawidi yaragiye kwica Goliyati, Sawuli ngo yaramubajije, aramubwira ngo hari record ufite yica ushobora kuba warakoze? Do you have any record? we peti hari record ufite ntoya yica Imana ishobora kuba yarakoze? kugira ngo ibyo ngibyo tubigendereho ikiriya gihanda Goliyati aramubwira tuzamura amaboko tuvuge cyane haleluya. hari icyo Imana yakoze. tekereza, hari icyo Imana yakoze. kirahari hari icyo Imana yakoze. icyo nicyo cyagombye kugutera kuba inshuti y'umwihariko n'Imana. zimwe mu ntege nke za muntu Imana izi ko ari intege nke za muntu ni uguhaga. ni intege nke za muntu. Imana yabwiye Abisiraheli, ibabwira ibizi neza, irababwira ngo nimumara kurya mu gahaga, ndabizi ni intege nke za muntu, nimumara kurya mu gahaga mumaze kubaka amazu meza muzirinde ntibukibagirwe. kuko n'Imana ubwayo irabizi ko iyo umuntu amaze kurya agahaga, wubatse inzu yawe udakodesheje mu ntebe zawe, televiziyo yawe, inzu yawe muntu uzirinde we kwibagirwa. Imana irababwira ngo muzajya muhora mwibuka your past record, cyo nabakoreye ejo hashize.
kibatere imbaraga za none, kibatere ko tuba inshuti. biroroshe ndibuka hari umunsi nigeze kwibwira abandi twari kumwe mu hano mu rusengero, biroroshe ko umuntu yakububa n'inzara akajya gusenga, n'inzara ukagenda uhatemba ufite inzara ariko ukajya gusenga, ariko biragoye guhaguruka n'impishi uje gusenga, très difficile. Biroroshe umuntu atariye ufite inzara ushonje, ukagenda ufite inzara ukagenda ukisanga mu cyumba n'inzara ugasenga abiri, wamara inzara ikagukubita ukaryama, ariko biragoye cyane kububa n'impishi n'impishi ujye gusenga, biragoye. N'abanyempishi bake tuvuge cyane haleluya. Wari kuba umugoroba wo kwatura ubwira Imana ngo nubwo zaba mpaze sinzakwibagira, nubwo nzaba mpaze Mana sinzakwibagirwa, nubwo ari intege nke za muntu. cya gatatu yarababwiye ngo mfitanye namwe isezerano ry'umugisha, isezerano ry'umugisha mfitanye namwe nico cagombye kubagira ko tubisho. Dore ikibazo cakindi nahoze mbabwira, mwari kuba mwazanyeho mwandika kuko ntimubifata mu mutwe. Mpora mbabwira umunsi muzabona ndi mubwirize uzajya wihangana uzana ahantu ho kwandika. Mpora mbibasaba urubyiruko bagenzi banjye nibo bari hano 80%. Guys, turi mu gihe cyo kwiga ijambo ry'Imana, uza mwihangana muzana kwandika. Nimbabwira bitatu tubyandike, niba tubwira bino undi munsi hakaza undi akatubwira ibintu bine, bamukecuru basige bandika kuturusha. Bari bafite isezerano Imana yabahaye ry'umugisha, irababwira ngo mwebwe muri ubwoko bwanjye hari umugisha w'umwihariko nzabaha. Mukomoka kuri Abrahamu, mukomoka kuri Isaka, mukomoka kuri Israheli, kandi ni umugisha ugenda mu majene. Ndabyitike ni umugisha uba transmis muri ADN. Uwo mugisha murawufite kubera mufite umugisha uri transmis. Umugisha ndabivuga gute? Umugisha ugenda mu majene, uwo mugisha murawufite w'umwihariko kuko mukomoka. Ibyo bibateye kuba inshuti nawe, kuko mwebwe mfitanye namwe isezerano ry'umugisha. Kubera iryo sezerano ryanjye namwe ko nzabaha umugisha, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, iryo sezerano ry'umugisha nzaha umugisha, nzabaha umugisha. Ibyo cyakane ni isezerano yari afitanye nabwo bwoko bwa Isiraheli ryo kubaneshereza. Isezerano yari afitanye nabo ryo kubabera Imana izazibarwanira. Umunsi namenye ko mu batasi 12 amen. Yo, haleluya, 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 haleluya. Umunsi mbishurirwa ko mu batasi 12 abatasi 10 bavuze amakuru y'ukuri. Umwuka yarambishuriye numva ngiye nko gusara. Ese burya mu Bisiraheli bahagurukije abatasi 12 barababwira ngo nibagende baje gutata Kanani. Muri abo batasi harimo Kalebu na Yoshua, ngo bagereyo abatasi 10 bama bazana amakuru y'ukuri kuko ntabwo bigeze bavuga ibitari ukuri. Baravuze ngo abagabo ni barebare, yego. Abagabo ni banini, yego. Igihugu ni cyiza, yego. Kirimo amata n'ubuki, nibyo. Byaro icyo bakoze niki, ikibi bakoze
kosa rimwe bakoze. Kuko Kalebu na Yoshua ntibigeze bavuga ngo oya ye ko murabesha bigeze bahakanya ko barimo barabesha. Oya, ntibigeze bahakanya ko barimo barabesha, ariko bakoze ikosa ryo kutemera Imana muri rya sezerano ryo kubagwanirira, bishira ku munzani n'abana. Niryo kosa ryonyine bakoze. Baravuga ngo twahoze twireba tukareba n'abanake, kandi bari bafite isezerano ry'Imana ko izabarwanirira. Yoshua na Kalebu ngo bajye guhaguruka, ibo ntibigere bavuga ngo twahoze twireba, baravuga ngo nibimana, ngo nibimana rya sezerano. Tuvuge cyane haleluya. niba Imana tugifitanye rya sezerano ko izaturwanirira, si twebwe n'abanake, ni Imana n'abanake. Ntabwo ari twe n'abanake. Mistake yabayeho nimwe gusa, ni comparezo yabo n'abanake, kandi bari bafite isezerano ry'Imana ryo kubagwanirira. Yoshua na Kalebu baravuga ngo niba Imana ikiri kumwe natwe, niba Imana ikiri mu ruhande rwacu, niba Imana iri kuri side yacu, niba Imana ikitwishimira, niba Imana tugifitanye rya sezerano rivuga ngo nzabarwanirira, nzabaneshereza, niba iryo sezerano rikiri iryawe nanjye, Imana tuyigira inshuti ya bugufi. Niba ugifite iryo sezerano, ntukabwire Imana yawe ubunini bw'ikibazo, ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe. Iza gufasha kuko Imana si umuntu ngo inanirwe ikibazo, ahubwo iza gufasha. Nicyo kibazo cyo guhora tubwira Imana ubugare bw'ibibazo. Imana yavuze ko izaturwanirira. Ninde ufite isezerano ryo kurwanirwa n'Imana? Ufite isezerano ryo icyo nikigutere kugira Imana inshuti yawe. Ikure ku munzani w'ibibazo hashira Imana. Ikure kuri uwo munzani wa biriya turwana nabyo hashira Imana. Isezerano rya kera ryavugaga isezerano risha. Isezerano risha riza rivuga imperuka. Ibihe bitatu bya muntu n'Imana. Ninjiye mucyo nababwiye tuganira uyu mugoroba. Isezerano rya kera ryentrodusaga, ryavugaga isezerano risha. Imana mu butatu bwayo n'umuntu. Imana ifashe mu nyumve. Imana mu mikorere yayo na muntu. Isezerano rya kera yari Imana ubwayo yavuganaga na muntu, ariko irimo irababwira Imana mwana. Kuva mu itangiriro ryavugaga Yesu. Umunsi Adamu na Eva bari bamaze gukora icyaha, Imana ngo ibaga intama ibambika uruhu, nta kindi byavugaga, byarimo bivuga Yesu. Isezerano rya kera ririmo riravuga Yesu. Ni Imana yadiringaga n'umuntu, Imana Data kavugana n'umuntu, ariko iremera babwira ngo hari uzokomoka mu rubyaro rwa Dawidi, wa mwana w'intama wabazwe umunsi wa Pasika. Byarimo bivuga Yesu. Imana irimo iravugana n'umuntu, ariko ikamubwira ngo Yesu, ikamubwira Imana mwana. Ngo buce habaho kuzura ku isezerano rya kera ryuzura mu isezerano risha. Isezerano risha ngo ryuzure, haza wa wundi isezerano rya kera ryavugaga ari we Yesu. Yesu arababwira ngo naje kuzuza bya bindi isezerano rya kera ryavugaga. Uwisezerano rya kera ryavugaga dore nguyu ni jewe, ariko nawe arababwira ngo Imana mwana sinzabana namwe. Noneho nzabasigira Imana ya gatatu
nzabasigira mwuka wera. Siyo byumvikanye. Nanjye sinzabana namwe, oya ntabwo nzabasiga nk'imfubyi. Dore isezerano ryaravugaga, isezerano rya kera ryavugaga njyewe, none dore ndi kumwe namwe, ariko sinzagumana namwe. Keneye kubasigira Imana ya gatatu, ubutatu bw'Imana. Nzaboherereza mwuka wera. Igihe cy'Imana na muntu, isezerano rya kera. Igihe cy'umwana na muntu, isezerano risha. Igihe cy'umwuka wera na muntu, ni iki gihe turimo cyitwa igihe cy'imperuka. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Tuzamure amaboko turebe ko turi kumwe. Tuzamure cyane. Tuvuge haleluya. Yoweri arahanura arababwira ngo dore nzasuku igihe cy'imperuka, nzasuka umwuka wanjye ku bantu. Ntabwo imperuka yatangiye ari uko korona ibaye abantu ejo bundi barajuguma ngo imperuka yabaye. Imperuka yatangiye umunsi umwuka wera amanukira ku bantu. Isezerano ryo muri Yoweri ryuzuye rivuga ngo nzasuka umwuka wanjye ku bantu. Niwe munsi imperuka yari itangiye. Niryo sezerano ry'imperuka era ya gatatu, Imana na mwuka wera. Tugiye kurebera hamwe rero umurimo wa mwuka wera mu buzima bwa muntu, kuko Imana ntikivugana natwe n'umwana ntakivugana natwe, turi mu gihe camwe. Turi mu gihe ca mwuka wera. None nakahe kazi ka mwuka wera mu buzima bwanjye? Tugira ikibazo cyo kubaho tuza twita abantu ngo ni abanyamwuka. Abandi nabike. Iyo turimo turavuga ngo bari representa wa nimwe abanyamwuka, abandi dusigaye turi aba. Iyo tutabaye abanyamwuka tuba tubaye abaki? Nasomye Bibiliya imbwira abantu babiri Imana itazayishimira. Abantu babiri Imana itazayishimira banditse muri Bibiliya. Umuntu wa mbere yanditse mu gitabo cy'Abaroma ibice 8 umurongo wa 8. Haravuga ngo erega burya uri mu butware bwa kamere niwe munyamubiri. Uri mu butware bwa kamere ngo ntashobora kunezeza Imana. Burya c'est impossible. Iyo tutabaye abanyamwuka tuba abanyamubiri, tuba ba kamere. Kandi nta gihe na kimwe umuntu wa kamere abasha kunezeza Imana. Umuntu wa kabiri ni utizera. Mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 6 haravuga ngo ntibikunda, ntabwo bishoboka ko umuntu utizera ngo atabasha kunezeza Imana. Impamvu utizera atazanezeza Imana nuko kwizera ariyo maboko asingira iby'Imana. Kwizera niyo maboko azasingira iby'Imana. Kwizera niryo faranga twatugura ibitangaza mu isoko ry'ibitangaza. Ifaranga uzutanga bakaguha igitangaza byitwa kwizera. Kristo. Kwizera niryo faranga, kwizera niyo maboko. Iyo tutarimo kwakira iby'Imana, Imana izibabara ikababazwa nuko tutarimo kwakira ibyayo. Kamaro ka mwuka wera mu buzima bw'umukristo. Twovuga amen. Twovuga haleluya. Twongere kandi haleluya. Mwuka wera mu gitabo cya Yesaya, muri Yesaya ibice 11 umurongo wa 2. Kwere ku murongo wa 2 mu gitabo cya Yesaya ibice 11 bijya bivuga imyuka 7 igeze umwuka umwe. Mu gitabo cya Yesaya 11 umurongo wa 2 havuga, ndabyita box, nimbyita file, nimbyita ikimubasha kumva. Reka mbyite inyito tubyumva twese. Mwuka wera ni file, ni box ibamo udufoda turindwi. Mwuka wera agizwe n'imyuka 7.
ariko sinyivuga none. Icyo tuvuga ngo mwuka wera ni box muri twita mwuka wera, habamo imyuka 7 igize umwuka, kandi iyo myuka yose ko ari 7 igira fonction zitandukanye. Iyo myuka yose ko ari 7, buri mwuka wese Bibiri itangira ivuga ngo umwuka w'Uwiteka, umwuka w'ubwenge, umwuka w'imbaraga, umwuka wo guhishurirwa, umwuka wo kubaha Uwiteka. Imyuka yose uko ingana, umwuka Samsoni yagiraga utandukanye n'umwuka Mose yagiraga, kandi bose bari bafite umwuka, fonction zitandukanye. Paulo yandikira Abaefeso arababwira ngo Imana ibaha umwuka w'ubwenge n'uwo guhishurirwa. Umva kandi iz'umwuka, Imana ibaha umwuka w'ubwenge, ibahe n'umwuka wo guhishurirwa. Yarimo ababwira ari ya makategori y'umwuka, kubera ko yabasabiye iyi myuka yombi. Kubera ko yarimo ababwira ngo Imana ibaha umwuka w'ubwenge, hari icyo umwuka w'ubwenge uzukora, hari icyo umwuka wo guhishurirwa uzukora. Ntiyigeze basabira umwuka nk'uwa Samsoni, umwuka w'imbaraga. Yarababwira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge n'uwo guhishurirwa. Iyo mwuka wera ageze mu muntu ajya akora iki? Ibyo tugiye kurebera hano. Ndavuga ibintu bigera muri 6 umwanya n'udukundira. Mwuka wera mu muntu icyambere azakora, azayera imbuto. Iyo mwuka wera ageze mu muntu ikizakubwira ko mwuka wera yageze muri wowe, ntabwo ari oya, ikimenyetso cy'umwuka wera mu muntu niyo atangiye kwera imbuto z'uwo mwuka. Ndakunda kuvuga iki? Kama ni kuimba na shetani anaimba, kama ni kuomba na shetani anaomba, kama ni kufunga yeye hale ngwiwe ntazarya. Niba ari gufunga ngo Satani we ntazarya, agira amafungo akomeye. Shetani hale. Kama ni kuimba niwe konditere mukuru kuko wazaririmbira 7 icyarimwe. Ariko Satani agira ikintu kimwe gikomeye atazakora. Satani ntabasha kwera imbuto z'umwuka. Haba no guhanura, Satani azahanura. Yesu yabanye n'abigishwa be ajya gutandukana nabo, arababwira ngo mu gihe cy'imperuka, mu gihe cy'imperuka hazaza abantu mu gihe cy'imperuka. Kandi icyo gihe abantu abo bantu bazaba barimo barakora ibitangaza, bazaba barimo bagira gute? Bakora ibitangaza. Bazoza basengera abarwayi. Murwayi bamubwira ngo kira mu izina rya Yesu, umurwayi yamakira. Bama bamubwira n'ubuhanuzi, bamubwira ngo ejo uzoba utwaye imodokari bizakugendera gutya nuko wamubona byabira. Bama bazana umuntu waho ugenda wanyagaye, abo bantu bama bamubwira ngo kira mu izina rya Yesu, ukuguru kwama kugororoka. Yesu arababwira ngo ariko abo bantu ntabwo azaba ari abanjye. Abigishwa basa naho bacanganyikiwe. Arababwira, abigishwa babwira Yesu, Master, koma ni gute watubwira ngo bazaba bavuga mu izina ryawe kandi bazaba bakora ibitangaza mu izina ryawe, none abo bantu sabawe, koma. Yesu yababwiye ngo ikizabamenyesha ko ari abacu, ikizababwira ko abacu n'abatari abacu ni imbuto bera. Kuririmba, gusenga, guhagurutsa ibimuga, kwerekwa. Niki hanyuma ngo umunsi w'imperuka nabo bazaza imbere y'Imana ngo bayibwire ngo twagaza dukora ibitangaza mu izina ryawe. Yesu ntazabahakanira ngo babwire ngo nta bitangaza mwakoze. Oya, siko Bibiliya ivuga. Yesu ntazabahakanira, azababwira ngo yego mwarabikoze, twakije abarwayi, yego mwarabakishije mu izina ryanjye, twagaza duhanura, yego mwarahanuye mu izina ryanjye, sinigeze mbamenya. Uzi impamvu ntigeze mbamenya? Nuko mutigeze mwera imbuto z'ubwana. Hari inyigisho nigeze kujya nigisha, sinibuka hashize imyaka, ndimo ndigisha ikintu kivuga ngo demuwa beta.
ibyiza biruta ibindi. Kugira impano ni byiza, ariko kwera imbuto ni byiza cyane. Demuwa Petra, ibyiza biruta ibindi. Kugira impano ni byiza, kugira impano ni byiza, ariko kwera imbuto ni byo byiza cyane. Yesu ngo agere ku giti ageze ku giti ngo yarashonje, ngo arangiza igiti ari kure, ngo aravuga ngo reka nirukange njye kuri kiriya giti njye kureba ko mbasha kukibonaho imbuto. Ndebe ko kuri iki giti nabonaho imbuto. Narimo nsoma Bibiliya, ndatekereza ngo Yesu yarenganyije igiti, kuko Bibiliya iravuga ngo ntabwo hari mu gihe cyacu cyo kwera imbuto. None wewe Yesu turuka wagiye gushaka igiti kugishakaho imbuto mu gihe kitari cyo kwera imbuto. Ikintu kimwe gikomeye byanyigishije nuko Yesu aza dushakaho imbuto mu gihe kitari cyo kwera imbuto, muri kondisiyo zisa naho tutokwera mu imbuto. Tubona hano twese ubu turi muri kondisiyo ziri favorable ko umuntu yokwera imbuto. Uwo bokubiturusha Mama Juru bagukubisa urushinge wo kwa muhindura hano, kubera turi muri hano turi muri kondisiyo zo kwera imbuto, nta kibazo. Hano turi hahandi tuzamura amaboko tuvuge cyane haleluya. Birasa naho hano turi muri kondisiyo zitwemerera, nta kibazo. Naha kwita naha, it's okay. Ariko icyo gihe nta mbuto Yesu azaza kudushakaho, azaza kuzidushakaho muri kondisiyo y'igihe kitari cyo kwera imbuto. Hahandi havuga ngo koraho maze nkwereke, abahagaze ku ruhande rwawe ngo arebe imbuto wewe. Cyagihe mu mubyigano wa KBS, cyagihe mu isoko byakomeye, cyagihe basa naho barimo barakurenganya. Ese uyu muntu yokora imbuto yo kwihangana? Reka muje ku ruhande ndebe, nibwo Yesu aba ari ku ruhande rwawe. Ikiza kikubwira rero ko Mwuka Wera ari muri wowe. Hari umugabo bivuze neza ngo Imana izi gutuza hamwe n'abantu badakunditse kugira ngo bakunde, ngo irebe ko wokwera imbuto y'urukundo. Ntabwo Imana izi gutuza hamwe n'abakunditse. Iyo ishaka kukugerageza ngo irebe ko wera imbuto y'urukundo, izi gutuza n'abantu batagukunda, nabo ubwabo basa naho badakunditse. Hanyuma turebe ko uyu muntu ashobora kwera imbuto y'urukundo. Ntabwo Imana izi gutuza aba bahungu bafite feva barakunditse Frank kangora afite, ariko Imana ikamije kugutuza hamwe na wa wundi utarabona seka kubereke umwereke ko wamwerera imbuto y'urukundo. Abantu bakavuga ngo uriya muntu ntakunditse. Reka mbabwire ikintu nashuriwe mu gitondo nabyuke muri devotion. Umwuka arambwira ngo isi ntikeneye kumva ibyo tuyibwira, isi ikeneye kureba ibyo twabaye byo. Ntabwo isi yiteguye kumva ibyo tuyibwira, isi yiteguye kureba ibyo twabaye byo. Abisi ntibiteguye kumva amagambo tuvuga, abisi biteguye kureba icyo twabaye byo. Mwuka Wera amaze kugera muri wowe yakoze iki? Iyo ageze mu muntu aza yera imbuto. Ikindi twuzuye kitadufashije kwera imbuto ni umwuka w'icuye. Ibindi twabaye byo bijya bituma turuka, ariko ntitwera imbuto, si umwuka wera, kuko Mwuka Wera mu muntu aza yera imbuto. Kamaro ka Mwuka Wera iyo ageze mu muntu, icya kabiri azatanga impano. Mwuka Wera azatanga impano, kandi akamaro k'impano, haleluya we, haleluya 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 haleluya. Akamaro k'impano, impano Imana izihereza umuntu wese si inyungu yawe. Imana ntiratanga impano y'umuntu kubw'inyungu ye. Impano Imana izitanga no kugira ngo ibere abandi inyungu. Tamana iratanga impano, Tamana irahereza umuntu impano kubw'inyungu ye. Iyo twuzuye Umwuka Wera tugira impano, duhabwa impano n'uwo mwuka, kandi izo mpano duhabwa nizo kugira ngo bigirire abandi inyungu. Impano ufite
ukoresha kubw'inyungu zawe n'izawe, impano zawe. Impano z'Imana, Imana izitanga for the interest, kubw'inyungu z'abandi. Niko kamaro k'impano Mwuka Wera atanga. Icya gatatu, ndimo kwihuta. Icya gatatu, atugira abagabo bo guhamya ibya Yesu. Mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, Bibiliya iravuga ngo kandi muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Uwo mwuka nabamanukira azabahindura abagabo. Ntabwo muzakomeza kuba muri abana, azabahindura abagabo bo guhamya ibya Yesu. Mwuka Wera naza kuri azabahindura. Mwuka Wera naza kuri wowe uri umugore uzaba umugabo. Hari igihe kiza gishika, igihe rimwe na rimwe bibaye ngombwa kagenda nkajya mu cyaro, genda kareba abaturage bamwe batishoboye, kababwira ngo musane tugende tuje kwa mudugudu icyiciro cy'ubudehe, bishuriye mitiweli, nimara mbabwiriza ubutumwa. Noneho ubu ngubu hari abadutse hano muri basore muri twebwe, hari abadutse ngo ko bararwanira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Narababwiye ngo niba muhari nimuze nzoje kuberekaho aho mureke kuza kurwana n'ibyo abandi barimo baravuga ino, muze muje kugeza ubutumwa aho bukenewe. Niba mwaruzuye Mwuka Wera wabagize abagabo, ni muba abagabo bo guhamya, mureke kuba abagabo b'impaka. Apana, ntabwo Mwuka Wera tuzatuwuzura ngo aduhindure kuba abagabo b'impaka. Oya, uyu ni wawe bivuze neza, uyu yabivuze. Oya, zaduhindura abagabo bo guhamya, kuko kitugira umunzani w'ukuri n'ikinyoma. Muri attribution zitatu zitangwa n'Imana, Imana niyo mujaji, umwuka nuwo kwemeza abantu, umuntu agira attribution yo gukunda. Attribution zitatu, iya Mwana, iya Mwuka n'iya Muntu. Imana niyo mucamanza, umwuka niwe uzawemeza abantu, umuntu agira attribution yo gukunda abantu. Iyo watandukiriye wowe ugahinduka umucamanza, uba wishize mu mwanya w'Imana. Nubona umuntu ukatangira guca imanza ngo uyu yabigenje gutya, ngo uyu yabivuze gutya, akiha intebe yo kuba umujaji, uzamenye ko yafashe umwanya w'Imana, yabaye ikigwamana. Kuko Bibiliya ntitwemerera kuba abajaji, ni attribution y'Imana. Iyo watangiye kujajinga, iyo ni attribution y'Imana, niwe mucamanza wenyine. Habwira nimuze ba papa, nimuze tugende. Ari igihe kigeze kugera biba ngombwa ko nambara ikanzu y'abasilamu n'isapa, nitwaza korowani, mfite korowani ya uzoze tugende. Murahari? Kan sapa zungu korowani, tugende tuje kubabwira ubutumwa. Niba uvuye tayari, Umwuka Wera w'Imana iyo ageze muri twebwe ajya duhindura abagabo bo guhamya ibya Yesu. Pana ibindi byose ni kinyoma cino bongo, kinyoma nta mwuka. Umwuka Wera aza duhindura abagabo bo guhamya ibya Yesu. Agakiza kaza kera imbuto, kandi imbuto kaza kera nuko kaza kabyara kandi gakiza. Cya gatatu, cya kane, Umwuka Wera iyo ageze mu muntu niwe uzuzana presence y'Imana mu muntu. Iyo ushaka kubaho kubana n'Imana muri twe ni Mwuka Wera. Dawidi amaze gukora icyaha arasambana, abwira Imana ngo ntunkureho presence yawe, umwuka wawe ntave kuri nge. Dawidi asenga isengesho muri Zaburi ya 51, abwira Imana ibintu bikomeye, arayibwira ngo ntunkureho umwuka wawe wera. Ntiwemere ko umwuka wawe wera mvaho, kuko umwuka wera wawe namvaho, presence y'Imana izabivuye ku buzima bwanjye. Ndacakeneye presence y'Imana ku buzima bwanjye, ariko ikijya kigumisha presence y'Imana muri nge ni Mwuka Wera. Iyo ufite Mwuka Wera nibwo Imana igenda muri wowe. Mwuka Wera niyo Mana muri twe, presence y'Imana muri wowe ni Mwuka Wera.
iminota yarangiye. Icya gatanu, Mwuka Wera niwe uzutwigisha Imana. Ngiye kubabwira ikintu gikomeye. Mwuka Wera niwe uzutwigisha Imana. Imana igireka kuba amayobera iyo umuntu afite Mwuka Wera. Naho ubundi iyo udafite Mwuka Wera, Imana ni amayobera. Ndabisubira. Kimuza mwumva mvuga ngo ni amayobera matagatifu. Ni amayobera iyo nta Mwuka Wera. Imana ireka kuba amayobera gusa iyo umuntu afite Mwuka Wera. Ibindi byose twobamo muri iki gihe ntituzobyumva by'Imana, ntibyumvikana kugeza umunsi Mwuka Wera yageze muri wowe, kuko niwe uza wigisha Imana. Naho ubundi iyo umuntu adafite Mwuka Wera, Imana ni amayobera. Imana ntiwoyishira mu bwenge ngo ubyumve. Gigabyte zawe ni ntoya izokumva. Wogira ngo bisetingemo mu bwenge ntibyumvikana. Ufite gigabyte ntoya. Ariko iyo Mwuka Wera ageze mu muntu, niwe uzubasha kubigisha Imana. Imana ikareka kuba amayobera iyo ufite Mwuka Wera. Tumureke twigize iyo Mwuka Wera. Cya gatandatu, Abaroma 18 umurongo wa 25 asohoje. Bibiliya iravuga ngo ntabwo tuzi uko dusenga. Iki cyarantangaje. Ntabwo tuzi uko dusenga, ariko ngo Mwuka Wera ngo niwe our intercessor, niwe mwinginzi wacu. Iyo gatora hagurute gusenga, Mwuka Wera niwe wenyine. Wewe ntuzi uko usenga, ariko Mwuka Wera niwe wakumaze. Mwuka Wera abakumaze. Akamubwira ngo papa kuri yarimo aravuga gutya. Wabyumvishije? Niwe mwinginzi. Ahora twingingira. Gatora aravuze. Ben aravuze. Uko niko avuze. Ngibi byo yashakaga gusobanura. Dore icyo yashakaga kukubwira. Udafite Mwuka Wera nta mwinginzi agira. Ariko dufite Mwuka Wera niwe uhora tunihira, niwe uhora twingingira imbere. Kuko Bibiliya ivuga ngo ntabwo tuzi uko dukwiye gusenga, ariko Mwuka Wera ajya asobanura. Cyakarindwi. Abaefesi igice cya 1 umurongo wa 14. Ingwate twasigiwe ku bugingo buhoraho. Mwuka Wera niyo ngwate. Mwumve igikomeye. Naratangaye umunsi tuzogera mu bwami. Haleluya. Ese turacyari kumwe? Tuzamura amaboko, tuzamura ibiganza, tuvuge haleluya. Twongere haleluya. Ngwate ku bugingo buhoraho. Ngwate ku bugingo buhoraho. Bone tugera mu ijuru. Imana tugeze mu ijuru kwa Data. Tugeze mu ijuru. Umunsi tuzogera mu ijuru, Imana izotubaza ingwate. Mwumve ikintu gikomeye. Tuzogera mu ijuru, Imana ikubwire ngo mpereze ingwate nagusigiye kugira ngo nguhereze ubugingo buhoraho. Iyo ngwate Imana izatubaza ni Mwuka Wera. Tuzoyibwira ngo ya minsi wadusize mu isi, ya minsi twasigiye mu isi, twabaga mu isi, twari dufite ingwate. None iyo ngwate tugiye kuyigusubiza, nawe uduhereze ubugingo buhoraho. Dore Mwuka Wera twagiraga. Utagira Mwuka Wera ni iki tuzotanga imbere y'Imana? Abategereje ubugingo buhoraho nababungabunga ingwate bahawe, barimo baravuga ngo wangwate wereka ngufate neza. Mwuka Wera umujyanama, Mwuka Wera ngendana nawe. Reka ngerageze kubungabunga, ngerageze kwitonda. Mwuka Wera nasigiwe kugira ngo umunsi nzagera mu ijuru, niyo ngwate nasigiwe ku bugingo. Iyi niyo ngwate twasigiwe. Abakristo niyo ngwate. Abakristo dufite ingwate twasigiwe. Iyo ngwate ni Mwuka Wera. Utamufite